reka nkwibarize ese uza kwisi imbaraga mu gihe uzaba utegereje isezerano kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikirizwe cyo reka nkwibarize ese uza kwisi imbaraga mu gihe uzaba ujurijwe isezerano kuko ndabizi neza ko binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa bwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amahiro no mu mudendezo isarura riri kunyura uzajya wibuka ko ineza ari gutunze. Izi ndirimbo zakoze akazi kera. Izi ndirimbo zakoze akazi. Aya makorasi yo uteye kandi koko yari ari kuri ya album yawe y'amakorasi. N'amarubumu menshi harimo za zindi yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twenye yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twenye yadutuye ubwibone bwari buturuhije none tugenda twemye yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye none tugenda twemye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo tukabasha gutaramana nabo mu buryo butandukanye urabona ko turi kumwe n'abaririmbyi b'indirimbo zitandukanye harimo n'iziramya zina himbaza Imana n'abana beza cyane Imana ihagurukije muri iyi minsi hakaba nuriya mu niba namwita umusaza mu muziki cyangwa n'umuntu ufite experience mu muziki Imana ihagurukije mu minsi ya kera we nta urumva kugiye gukora ikiganiro n'umuntu Imana ihagurukije muri iyi minsi n'abantu Imana ihagurukije muri iyi minsi n'undi yahagurukije mu myaka yashize n'ubu ngubu akaba akibasha gukora mu mirya y'inanga. Reka dutangire tubahiriza ikaze Kuyobokamana TV muhaye ikaze cyane Kuyobokamana TV amakuru murakomeye ko mutazamurijwe ngo muvuge mu kanya murakora mu nganzo gute. Yes aha ngaha rero ni Kuyobokamana TV turi muri Baoba Hotel nkuko abantu bamaze kumenyera ni hotel nziza cyane bifite ahantu hiza warara ifite amashambure meza ifite n'ubundi buryo bwinshi cyane igihe nifasha abantu bagenda bayigana rwose nawe aho uri hose wemerewe kuba wahasohokera ukigurira ukagura maze bakaguha fagitire ukabasha kwiyishyurira ni ibintu byiza cyane. Rero reka ntagira nganira n'aba bakozi b'Imana turi kumwe mbasaba ngo batangira batwibwira kugira ngo abantu bamenye ngo ni bande tugiye kuganira. Reka duhere hano ku ruhande rwanje. Amazina yanjye nitwa Ikuzwe Dani Michel. Nanjye nitwa Himbaza Ememeye. Nanjye nitwa Safari Isaac. Safari Isaac muzi cyane ku ndirimbo cyangwa ku makorasi bakunze kwita nzakagendana akagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana rigana mamboni mwe yo kukareka ibingibi ndabivuze we nzakagendana yo nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana rigana mamboni mwe yo kukareka agakiza k'Imana we uzakagendane nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka atanga amahoro sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka. Murakoze cyane. Wow
mwabyumvise rero ko twinjiye mu kiganiro neza cyane tuvuga ngo tuzakagendana agakiza k'Imana kuko Yesu ari inshuti nziza tutazamureka, yatugiriye neza kandi hari ibyo tugenda twibuka ntabwo tuzamureka. Intego rusange cyangwa y'iki kiganiro cyane cyane no kuganira n'aba bana b'abakobwa. Safari yaje nk'umuntu wababonye mu impano, aravuga ati bano bana nabashyigikira, nkaba nabacurangira, nkaba babona yuko bashyigikiwe n'imbaraga zikomeye kugira ngo bagende batera imbere. Safari, Imana iguhe umugisha cyane kuba wemeye guherekeza bano bana mu kiganiro. Ndabashimiye cyane John. Ariko umeze neza ubundi mbere yuko njya kubana. Ndabashimiye cyane Iyobokamana TV kandi turabakunda cyane kandi kuba mwemeye no gufasha abana mukabatera nk'inkunga kugira ngo mubashe kubegera. Turabashimiye cyane. Mpamvu nanjye nemeye kwitanga kugira nanjye mboneke nababonyemo impano yo kuzamuka bose n'ubwo biranejeje cyane. Ni byiza cyane. Nakoze cyane. Yego. Harya ni Mireye? Harimo Mireye? Nande? Mireye and Michel. Bafana iki bafitanye iyihe sano? Turavugana. Muravugana? Wow, umukuru ninde? Njyewe. Niwe mukuru. Niwe Michel? Mireye. Mireye. Okay. Ni byiza cyane. Impano yo kuririmba yaje ryari, mwiyumvisha umwe wampamagaro ryari? Impano yo kuririmba wenda nivuzeho yewe yaje nkiri muto ko nakuriye muri korali, ngenda nzamuka njya mu makorali atandukanye, nkomeza kugenda mbyiyumvamo numva ndabikunze. Hanyuma kubera na murumuna wanjye nyine twajyaga turirimbana ngo no mu rugo tukumva abantu baravuze ngo turirimba neza, turavuga ati tuwabihuza wenda yaba imbaraga ikomeye tukabasha gukora umuziki. Ni ibintu byiza cyane. Mumaze igihe kingana iki mutangiye kuririmba? Dukorana hagati yacu tumaze imyaka 2 dukora mu makwe mu ahantu hatandukanye, ariko rimwe na rimwe ugasanga bisa nkaho birekeye ubundi tukajya twabikora gutya. Ni ibintu byiza cyane. Noneho rero tudatinze kugira ngo ikiganiro ndashaka ko tukigira ikiganiro cy'umuziki, tuvanga indirimbo no kuganira ibintu byose bigenda neza. Mbere ya byose reka mbanze mbabaze, hano mu Rwanda hari abaririmbyi benshi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndagira ngo ntangire mbabaza, nabahe bahanzi wenda mukunda cyane, cyangwa muratangira murajya mumbwira umuhanzi munaturirimbire wenda ku ndirimbo ye cyangwa ku ndirimbo ze mwaba muzi, kugira ngo abantu bakomeze kugenda bafashwa, ndetse namwe muraza kuturirimbira ku yanyu wenda niba mwarazitangiye kuzishyira muri studio murabibuze kubitubwira. Niba mutarabikora se nabyo abantu bari buze kubimenya, baze abumva impano yanyu. Hari abo wenda babashaka kubashyigikira mu buryo butandukanye. Muri iki kiganiro turakigira cy'umuziki kujya tugenda turirimba ubwo mwavuze ngo abantu batangiye kumva ko mufite impano, batangiye kubabwira yuko ari byiza, namwe mutangira kubikora. Rero ni nk'uwe muhanzi wenda duhereye hano i Kigali cyangwa mu Rwanda hano iwacu mu kundi indirimbo ze cyane, cyangwa mwumva mwifuza kuba mwahura nawe mukavuga ati uyu muhanzi turamwemera twahura nawe, indirimbo ze turazikora turaziririmba aho turirimba? Umuhanzi dukunda, umwe mu bahanzi dukunda harimo Mbonyi Israel. Mbonyi mumukundira iki? Dukunda ko iyo nteze amatwi indirimbo ze numva ari indirimbo zifite umwimerere kandi zifite amavuta. Numva amagambo nyine arakomeye, nyine ari mu mwuka. Numva ni indirimbo yafasha abantu kugira ngo begerane n'Imana cyane. Israel Mbonyi mukundira iki wowe? Azi kwandika. Wemera umuntu uzi kwandika tu? Kuririmba se byo nkabizi. Azi kwandika, ikindi azi no kuririmba. Azi kwaranja umuziki we mbizi, azi guhuza umuziki. Bya bindi bavuga ngo la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Azi rero guhuza umuziki n'amajwi maze bikagenda bigakora ikintu cy'uburyohe rero mu matwi, ubundi abantu bakaza bagenda mu mwuka. Rero ubwo Israel Mbonyi ariwe duhereyeho cyangwa muhereyeho, muvuga yuko mukunda ibihangano bye cyane, niwe mugiye gutangiriraho sasa. Rero muturirimbira ku ndirimbo ye mwaba muzi, cyangwa mwaba muzi wenda buri muhanzi mwemere kuba mwamuririmbiraho indirimbo ze ebyiri wenda muwo mwaba muzifite, cyangwa imwe gutyo uwo muvuga wese mukunda murajya mundiririmbiraho kandi inkunga mbemerera uwo muri buvuge wese
nzakoresha tumoye possible mu bushobozi bwanjye mfite bw'itangazamakuru kuko ni igikorwa cyiza wese nzagenda mbahuza nawe kugira ngo mbereke uwo muntu mukunda nawe amenye ko hari abana baririmba kandi bamukunda cyane nzabibakorera rwose twagiye rero kuri Israel Mbonyi ku ndirimbo ye mwaba mwateguye kuturirimbira muri iki kiganiro. Tujya gutangira uru rugendo igeza hakomeye wibagirwa ko turi kumwe wagira nakoroheye ukibagirwa yuko turi kumwe reka nkwibarize Yesuza kwisi imbaraga mu gihe uzaba utegereje isezerano kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikirizwe cyo reka nkwibarize Yesuza kwisi imbaraga mu gihe uzaba ujurijwe isezerano kuko ndabizi neza ko binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amahoro no mu mudendezo isarura riri kunyura uzajya wibuka ko ineza ari gutunze uzajya wibuka mu gihe cy'amarira n'agahinda kenshi mu matage no mu mahina uzajya wibuka ko ineza yanjye ari kurinze cyo reka nkwibarize ese uza kwisi imbaraga mu gihe uzaba utegereje isezerano kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikirizwe cyo reka nkwibarize ese uza kwisi imbaraga mu gihe uzaba ujurijwe isezerano kuko ndabizi neza ko binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amahoro no mu mudendezo isarura riri kunyura uzajya wibuka ko ineza yanjye ari gutunze mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amarira n'agahinda kenshi mu matage no mu mahina uzajya wibuka ko ineza yanjye ari kurinda. Yes, iyi ni indirimbo ya mbere ya Israel Mbonyi. Hari indi muzi ye? Aha, nayo muradushyirira. Nindushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro gahora gendera bishakishe gukora ibyiza udacogora we nite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni
iratweza iratubabarira ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. ati Imana yadusanze twigaragura mu ivata maze irangije idukuramo, ati ikirenze ibyo byose yadukoreye, hirya yo kumena amaraso ye, hirya yo kutwitangira, hirya yo kwishyiraho intimba n'agahinda twagombaga kugira, byose ibirenzaho kudusezeranya ubugingo. bavuga uti amina. Amen. Si ibintu byiza Yesu yakoze? Yes. Indirimbo za Israel Mbonyi iyo muri kuziririmba, ese mutekereza no ku magambo azigize maze nk'urubyiruko akabasha kubafasha no kubakomeza mu gakiza? Reka mbaze ahangaha cyane kubera ko urumva iyo urugero urabona iyo wenda Imana ubwayo yagusezeranyije ubugingo kandi uzi neza ko idakorana n'icyaha, uravuga uti reka ndeke ibyaha cyangwa se mve mu nzira mbi kugira ngo nzabone bwa bugingo yansezeranyije. Hanyuma nk'urubyiruko nyine ubifata nk'isomo bikaba inzira ikuyobora buri munsi. Ni nk'iyihe ndirimbo mu ndirimbo nyinshi za Israel Mbonyi ishobora no kuba wenda itari muzo mu turirimbiye cyangwa ikabiro muzo mwaririmbye, ujya wuza ku magambo yayo maze bikagusigira ikintu gikomeye ukavuga ngo wow, ibi bintu ubutumwa uyu muntu yatanze bugomba kumbera icyitegererezo cyangwa bugomba kundayiregitinga maze nkazasingira intego y'icyo nifuza kugeraho? Ni nk'iyihe? Ndivuga ngo ndanyuzwe kuko nkufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira, ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Ayo magambo ashatse kuvuga iki ku buzima bwawe? Ubundi hari umuntu yigeze kuvuga ngo akenshi abantu bose bo mu isi babaye ubuzima badashaka ahubwo bashoboye. Ubwo rero namaze bivuga ngo mu buzima bwanjye bwa buri munsi hari ibyo mba numva wenda nakagezeho nakabonye cyangwa se iki, ariko kubera yuko mu isi atari iwacu niyo mpamvu ngomba kunyurwa n'ibyo mfite kandi nkanyurwa na Kristo, kandi nkumva yuko ampa urukundo ruhagije muri iki si kugira ngo ubone urukundo. Ni ikintu gikomeye cyane kuko ahenshi muvugana n'umuntu wenda cyangwa ukorana n'umuntu kubera inyungu runaka gufitemo cyangwa se ibyo yifuza kukubonamo, ariko Yesu niwe udukunda, niwe uduha urukundo tukumva ruratunyuze pe, kuko nta kindi kintu adushakaho yaranatwitangiye. Wow, ni byiza. Ubaze rero ukavuga ati ndanyuzwe kuko dufite Yesu, turi amahoro. Ndamahoro. Wow, ni ibintu byiza cyane. Umuntu abahuje na Israel Mbonyi cyane mwamubwira iki, mwamusaba iki? Israel Mbonyi ikintu twamubwira, njye ikintu namubwira nuko mwishimira ibintu aririmba, nyine amagambo aririmba numva nshimishije. Rimwe na rimwe hari igihe nanyumvaga nkajya ngo si Ikinyarwanda, numva ko nyine birasaba ubundi buhanga cyane kubisobanukirwa. Nambwira ko nyine ari umuhanga, turamukunda cyane, turamwishimira. Icyo twamusaba nuko yadufasha mu buryo bwo aribwo bwose, wenda twakora indirimbo cyangwa se mu buryo bwo aribwo bwose yakenera kudufasha. Okay. Ni byiza. Israel Mbonyi ngira ngo iki kiganiro nacyumva zumva ubutumwa bwe, kandi ni ibintu byiza cyane. Usibye Israel Mbonyi hari n'abandi bahanzi ngo muzi bo mu Rwanda kandi mukunda, undi ninde? Dukunda couple ya Papi Clever na Dorcas. Papi Clever na Dorcas. Hari indirimbo yabo muzi nayo mujya muririmba? Yego irahari. Murayituririmbiraho? Yego. Abahanga ni wowe bavoma ukumenya, abera ni wowe bakesha kwera, amasoko ya muri wowe nakama, ushimangirisha imisozi imbaraga zawe, unyagurira ubwenge unyuzuza imbaraga z'umutima, umunsi wawe uzasange nyiri mu mwuka, ugendane
kavuga iby'ubwenge bwawe nare nanjye ugendane nanjye mwami wanjye mu gihugu cy'umutima wanjye akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Papi Clever gira ngaho bari nabo barumva yuko aba bavandimwe babiri baririmbira Imana babakunda cyane kandi bafite ibihangano byabo bazi mu buryo butandukanye n'izo mu gitabo bagenda baririmba nazo arizo muzi ni nk'iyihe bajya baririmba mu gafashwa nubwo ibiri mu gitabo ariko uvuga ati indirimbo couple ya Papi Clever kuyiririmba ati natwe tujya mu mwuka ni nk'iyihe mu ndirimbo zo mu gitabo ziririmbwa na Papi Clever. Indirimbo ivuga ngo Imana y'ukuri komeza kunyora urashishe mu nzira yo gukora irusha nami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse nzabasha kungeza no mu nari nagiye kujya mu mwuka dore ko gufashwa kwanjye biba hafi. Aha tumaze kubona babiri Israel Mbonyi na Papi Clever nabasezeranije ko bose nzajya ngerageza kubahuza na buri mwumwe bo mukunda. Muracyakomeje urutonde ndashaka kugarukira nko ku bahanzi bane cyangwa batanu noneho tukajya twaganira gatoya. Undi mukunda n'indi nyuma ya Israel Mbonyi na Papi Clever? Dominic Nick. Aha mukaturirimbira ku ndirimbo ye. ubuzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora bityo Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe. Uwiteka ashimwe ashimwe. Iyi ngiyi ni indirimbo Uwiteka ashimwe ya Dominic Nick abana batoya Mireye na Michelle bavukanye bari bakunda cyane umuhanzi Dominic Nick bitewe n'ibihangano by'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yagiye imunyuzamo afite nk'izi hari n'izindi zanemerewe kwinjira hari izindi nyinshi zitandukanye nkuko turimo tugenda tubyumvana nyine Michelle na Mireye baturirimbira. Usibye Israel Mbonyi, Papi Clever, Dominic Nick ninde wundi muhanzi mukunda indirimbo ze hano cyangwa indirimbo ze muzikoresha cyane nayo ngo muteririmbireho? Nayo ni couple ya Chance na Ben na Chance. Yes. Ni wowe byiringiro byanjye ni wowe mugabane wanjye nahuna uri byo mfite byose ni wowe nziringira
ugushikamije umutima azaba amahoro masa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka ugushikamije umutima azaba amahoro masa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka. Haleluya. Iyi ni indirimbo ya Benny na Chance, ni couple nziza cyane, ni couple y'abakozi b'Imana bafite ibintu byinshi cyane bagenda bazana mu muziki cyangwa muri gospel industry. Ubu noneho bari no gukora filime nziza cyane, byose ubisanga kuri chaîne yabo ya Benny na Chance, cyangwa turi buze ko uyireba wenda tuyibabwire neza tutaba twibeshye. Ni Benny na Chance. Benny na Chance mubakundira iki? Ben na Chance nabo bazi kuririmba cyane, hanyuma usibye no kuririmba banandika neza, niyo mpamvu bakunda. Aruzuzaho iki? Zarenze ko bazi kuririmba kandi bazi kwandika. Umuntu aguhuje nabo wababwira iki? Nabashimira kandi nkabasaba kudushyigikira. Okay, ni byiza cyane. Yes, nkuko nari mbivuze nyine ati Benny na Chance ni abantu bamaze kumenyekana mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, n'abaririmbyi beza, n'abigisha beza b'ijambo ry'Imana. Ni couple nziza cyane igenda ikora ivuga butumwa mu buryo butandukanye, ndetse banakina filime yitwa Ibihe series. Ni seri batangiye ubwo bamaze gusohoka ngira ngo kuri chaîne yabo ya House of Worship Ministries. Usangaho episode ya mbere yamaze kujya hanze. Ni filime ifite ibintu bitandukanye ishaka kuvuga muri gospel. Reka nabo aho bari tubasuhuze cyane kandi tubemerere yuko tuzabahuza nabo bundi mukabaririmbira imbona nkubone cyangwa mukaganira nabo maze mukagira ibintu bitandukanye mugenda mu bisabira. Ni ibintu byiza cyane rero. Safari, reka nkugarukeho gatoya. Aba bana izi mpano zabo uzibona gute, cyangwa nihe commentaire waduhereza kuri bo? Njyewe urebye byarantangaje cyane mbabona mu baririmba, numvise mbese bafite impano. Urabona nkatwe wenda ukuntu twaririmbaga bitandukanye n'uko nguko, ubona ko bafite amajwi rwose. Abana baririmba ukagira ngo bari muri studio, ukagira ngo amajwi yabo arimo amayefe, ubona ko ni abahanga. Baramutse bashyigikiwe bakabona abantu babegera bakaba hafi cyane cyane, bakabyongeraho no gusenga cyane, kuko ubundi muri gospel bisaba ngo banasenge begere n'Imana cyane, kuko twe twagiye tuhura wenda twagiye tujya muri gospel akaba ugiye duhura n'ibintu byinshi bikagenda bidukubita, bikagenda tutari twanamenye ko izo ntambara zibaho. Ariko twagenda tubabwira ko ibintu bya gospel bijyana no gusenga Imana no kuba maso cyane kuri buri kantu kose, nuko mukirinda ibyinshi bibashuka ibigeza hirya iruhande rw'Imana, cyangwa bishaka kubatesha impano yanyu, mugakomera mbese mukabira intwari. Ubwo rero cyane rwose nanjye narishimye, babaye nkaho ngewe abaye ari nk'icyifuzo nanjye ubwanjye wenda mu by'ukuri nabashakira wenda nk'indirimbo wenda nanjye hamwe na Iyobokamana TV nkacu tukayiteranyirizanye nawe tukabakora nk'indirimbo muri studio. Rwose ntabwo ibyo twabishaka. Ibyo bintu bwose ugiye kuri kamera ndabyemeye, bihaye umugisha bagende bategura indirimbo imwe. Ngewe na Safari Zake tuzayibakoreshereza muri studio mu buryo bw'amajwi, ubundi Imana ikomeze ishyigikira impano zabo. Safari, umuntu yakubaza ngo nkawe nk'umuhanzi wabitangiye mbere ukabibamo igihe kirekire ndetse wariye na hiti cyane muri mwe mu bahanzi bamenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi hari imitego cyangwa hari ibintu wagiye uhuriramo nabyo muri iyi gospel ku buryo ushobora kugira inama abatoya wowe, nibiki wababwira ngo bazirinda kugira ngo batere imbere, nibiki bazashishikarira kugira ngo
batera imbere kugira ngo batazagira esheki mu miririmbire yabo cyangwa mu gusubira inyuma kw'impano zabo nk'abari mu baririmbira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'izindi zitandukanye mu birori. Ku nanjye bifite binararibonye urabona natangiye gospel nta n'abantu benshi bari bakanaririmba n'abo baririmbyi bavuga bari bataraza twasaga naho twarimbaga turi twenyine basanga cyangwa habagaho amakorari habagaho korari za Hosiyana n'izindi korari twenda twumva nko korari mbese zarimbaga indirimbo nk'abasaruzi abagenzi z'abadive n'ayo makorari twatumenyereye kumva naje rero ndi umuririmbyi urimba ku giti cyanjye nza ndirimba amakorasi nkaba ndirimbo zo mu bitabo ndirimba indirimbo zanjye shaka groupe yo guhimbaza Imana n'abandi baririmbyi shaka baririmbyi turafatanya biba byiza ariko hagati aho Satani nawe agenda higa abaririmbyi ntabwo akunda abaririmbyi mu by'ukuri nawe byabashije kunzamura icyo nabaho ubuhamya ni uko kuririmba ibi bakora ni byiza ntabwo bo bashobora wenda kubihamo uburemere bw'ibyo barimo gukora ariko kuririmba kwanjye byanjyanye byatumye nurira indege bituma njya mu mahanga menshi atandukanye bituma mbona amafaranga niga kugenda mu ndege nk'uko umuntu agenda wenda muri tagisi nshobora kuba nagiye nko mu ndege nk'inshuro nka 30 cyangwa 40 njya mu bihugu bitandukanye ndaririmba bimpa gutunga bimpa mbese ubushobozi bwose nabonaga na n'ubu buzima ndimo bwo kuba nabasha kurya no kunywa kuba nabasha kwishyura umwana ishuri ubuzima ndimo no kubera kuririmba kandi ndirimba gospel naririmbye gospel nyihamamo rwose byamesheje umugisha rero hagati aho ngaho ariko nagiye mpura n'imitego myinshi umuntu ahuriramo nayo murazamutse gutya murahitinze mutangiye kujya mu bihugu byo hanze mutangiye guhura n'abantu benshi batandukanye mutangiye gutanga nimero yanyu mutangiye kuyamenya bakabandikira abantu benshi nk'abantu nk'aba ngaba b'abakobwa mushobora kuzahura n'imitego bagasanga naho nk'abasore wenda batangiye kuzaba biruka nk'abo bagabo babashukisha wenda amafaranga n'ibindi bintu wenda bitandukanye kabyabagusha wenda mu mutego mwakwirinda wenda nk'abantu bashobora kubagusha mu mutego wenda aho kugira ngo wenda babagusha mu byaha babatesha impano yanyu aho hantu impano yanyu muzayiha agaciro cyane kuko twe nubwo twagenda nagiye wenda ndagiye ndirimba ariko ntabwo nari nakabasha kumenya impano mfite ubu ngubu nibwo mbasha kubona ko ari ibintu bintunze ari ibintu bibasha kumpa byampaye ubuzima nkaba nabasha guhurira indege ntarize nkaba nabasha gushagarwa n'amahanga nkajya mu biterane nkabona abantu buriye ibiti nkabona abantu bahagaze nkabona abantu kuri stage banzaniye amafaranga nkakura amafaranga 100 bashyize mu mifuka bashyize imbere yanjye bagiye bashyira mu mifuka amwe akanuzura nabonaga ko ari ibintu bitangaje birimo kumbaho umwe na umwe simbashe no kubikontorora bigatuma rero umwe na umwe nta kontorora n'impano yanjye umwe na umwe biza gutuma wenda nahura wenda n'abakobwa cyangwa se n'abadamu ugasanga baje bambwira ko turagukunda yewe ni wowe turashaka no kugukoraho no kugusuhuza bikaba ibitangaza iyo rero hatabaye gukontorora impano haba ngombwa kunyiganyiga ndetse no kuba watandukira ukaba wagwa ugasanga ukoze ibitari mu nshingano z'ibyo ugomba gukora cyangwa ugasanga byangije bwa buhamya wagiye utanga ubwo ni uburyo nababwira abaririmbyi benshi bo mu Rwanda harimo abagiye bahura n'uwo mutego batari bashe kwitegura ariko mwebwe muzagende mukora kontorore cyane mu buzima bwanyu murakoze cyane mwumvishe inama z'inararibonye mu muziki hari ibishuko byinshi hano hanze hari abahungu hari ibintu byinshi cyane bishobora kubatega imbere mu kabati bariya abana bafite impano bamwe bagashaka guprofita ibintu byinshi cyane murumva muzarwana nabyo mukabishobora cyangwa inama za Safari Isaac muzumvishe gute murumva mwiteguye kuzumvira no kuzishyira mu bikorwa ku kigero kingana gute inama wenda tugiriye ni inama nziza cyane kuko zanadufasha no mu bundi buzima butari n'ubw'umuziki iteka nyine hari ubuhamya umuntu aba yaragiye yubaka mu buzima hari igihe rero ushobora guhura n'akantu gato ugasanga urabisenye byose ndumva rero wenda nk'uko twabashije kugerageza kwirinda mu bundi buzima nubwo busa nk'aho butandukanye n'ubuzima bwo mu muziki ariko ntabwo bizadusaba imbaraga nyinshi cyane nanone mu kwirinda muri ubu buzima cyane dukurikije ku nama z'abantu bagiye batandukanye cyane cyane nk'umuhanzi Safari turamushimiye cyane kubw'inama zanyu kandi turagerageza kuzikurikiza Yes, ni byiza cyane Safari tukikuriho wenda hari nawe nk'umuririmbyi abantu bakubonye hano kuri kamera ukahava wenda utaririmbye karirimbo na gatoya bavuga bati se kuki batamuretse nawe gaturirimbire wenda fatikanye n'aba bana banamukunda na wakunda kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane reka bakiragira turirimbo
ineza ye narayibonye ababisha bangose Mana yakirakora ibyananiye abantu ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zera irakora Mana nziza Mana yakirakora burya iyo Mana ibyananiye abantu ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zera irakora yatabaye Hana yarabuze urubyaro nyuma byara Samweli burya iyo Mana na nyuma ya zera irakora Mana yakirakora ibyananiye abantu ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zera irakora 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 azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana abananiranye bose azabazana abari kure bose Yesu azabazana azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana azabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana izadusiga izaduhana iraduhetse mu mugongo wayo izadusiga izaduhana iraduhetse mu mugongo wayo mu gahinda kawe nizagusiga iraguhetse mu mugongo wayo nizagusiga nizaguhana iraguhetse mu mugongo wayo yewe Yesu we waramamaye aho ugeze hose bagukurira ingofero yewe Yesu we waramamaye aho ugeze hose bagukurira ingofero wageze no mu Rwanda uramamara abanyarwanda twese tuguha icyubahiro yewe Yesu we waramamaye aho ugeze hose bagukurira ingofero aho ugeze hose bagukurira ingofero aho ugeze hose bagukurira ingofero murakoze cyane yewe Yesu we waramamaye ahantu hose ahingutse baba bagipfa kumubona atunguka bahita bakura ibintu by'ingofero ubundi rwose agatwika kimanukira ahantu hose ageze yaramamaye izi ndirimbo zakoze akazi kera izi ndirimbo zakoze akazi aya makorasi yote uteye kandi koko yarari kuri ya album yawe y'amakorasi n'amalbum menshi harimo za zindi yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twende yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twende yadutuye ubwibone bwari buturuhije none tugenda twemye yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye 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 murakoze cyane ariko Yesu we uranangaza ariko Yesu we uranangaza ariko Yesu we uranangaza ariko Yesu we uranangaza ibyo ukoreye Getsemani biranangaza mwami wanjye uranangaza ariko Yesu we uranangaza
uranangaza ariko Yesu we uranangaza ariko mwami wanjye uranangaza ariko Yesu we uranangaza ariko Yesu we uranangaza ariko Yesu we uranangaza. Murakoze cyane. Uyu ni Safari Zake ndetse na Mireye ndetse na Michelle bari kudutaramira mu gitaramo cyiza cyane. Ngira ngo nsabiye abantu bose gufashwa n'izi ndirimbo zitandukanye z'abaririmbyi baje baririmba. Harya nanavuze ko abahanzi bangahe mwavuze Israel Mbonyi, mwavuze Dominique Nick, muvuga Papi Clever, muvuga Ben na Chance. Uri hari usigayira nabo ngabo. Okay, ni byiza cyane rero. Safari Zake yabahaye inama nziza, yabahaye impanuro nziza. Nanjye nabemereye yuko aba bahanzi mwaririmbye indirimbo zabo nzajya ngenda nkora ikintu cyitwa kubahuza nabo, ibintu byose bikagenda neza. None se mwebwe ko mwaririmbye iz'abandi mugafatanya na Safari Zake, mwadushyireho icyo bita akanoza ngendo ku ndirimbo yanyu, maze abantu bakamenya koko muri n'abahanzi n'ababashyigikira bakamenya aho bahera. Indirimbo zacu twarazihimbye ariko ntabwo turejyana muri studio. Yego ni ndabyumva. Mukure mwimwe komo echantillon di plaisanterie y'ibihangano byanyu muturirimbireho, noneho abari ituganisha ku musozo kugira ngo abantu bagati bano bana nibajya muri studio bazaza batwika. Ndumva twarika twenda tukazaririmba twaramaze kuzinonosora neza. Okay. Yes, ntacyo bi iro de bar k'abantu iro gaho ni mu kiremo iro de bar ya Safari abari yo tuzikira nk'agakingura cumu muri tuje tugana ku musozo. Reka mbabwire inkuru yanyu yitwa iro de bar. Hari umuntu witwaga Mefibosheti yarababaye cyane. Reka mbabwire inkuru y'ahantu hitwa iro de bar. Hari umuntu witwaga Mefibosheti yarababaye cyane. Mefibosheti yaragacumba. Mefibosheti yarababaye cyane. Mefibosheti iro de bari yaramugaye ibirenge. Niwihebe mwana wa mama na joro ridacya. Niwihebe mwana wa mama na joro ridacya. Dawidi yaje kubaza ati nta muntu wo kwa Sawuli waba warasigaye amugirira neza kubwa Yonatani. Haza umuntu aramusubiza ati hari umuhungu wa Yonatani wamugaye ibirenge iro de bari. Dawidi yaje kubaza ati nta muntu wo kwa Sawuli waba warasigaye amugirira neza kubwa Yonatani. Haza umuntu aramusubiza ati hari umuhungu wa Yonatani wamugaye ibirenge iro de bari. Mefibosheti yaragacumba. Mefibosheti yarababaye cyane. Mefibosheti iro de bari yaramugaye ibirenge. Niwihebe mwana wa mama na joro ridacya. Niwihebe mwana wa mama na joro ridacya.
tegeko baramuzana ati uyu munsi tuzajya dusangira atabagaragu barabaso bazajya bagukorera Imana ibiravivuye Mefibosheti aviro debari Dawidi yatanze itegeko baramuzana ati uyu munsi tuzajya dusangira atabagaragu barabaso bazajya bagukorera Imana ibiravivuye Mefibosheti aviro debari Mefibosheti yaragacupa Mefibosheti yarababaye cyane Mefibosheti Irodebari yaramugaye ibirenge niwihebe mwana wa mama nta joro ridacya niwihebe mwana wa mama nta joro ridacya ntiwihebe mwana wa mama nta joro ridacya n'itari iryo ryarakeye umunsi w'amashimwe humura uregereje uko Imana yatabaye Mefibosheti wari agacumba ariko akajya asangira ku meza n'umwami Dawidi bitewe n'ineza Yonatani yari yaragize angira ngo ni ibintu byiza cyane biragaragaza yuko nta muntu Imana itakwibuka nta n'uwitatabara nta n'ahantu kure Imana itavana umuntu ngo imujyane aheza kurusha byose ni ibintu byiza cyane reka no tubashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu maze tukabasha kuganira mukabasha kudutaramira dushimira cyane Safari Isaac Nzakagendana dushimira nyine Mireye dushimira Michelle babanye natwe dushimira nzi yavuze Israeli wabaye kuri kamera ibintu byiza cyane ibintu byose byagiye bigenda neza Imana rero nibahereza umugisha cyane ngira ngo mwebwe tuzasubira cyane ngenda mbahuza nabo baririmbye mwagiye muvuga mukunda rwose ndabibemereye kandi vuba cyane ndaba ntagiye iyo tuwa nziza cyane Imana ibaho umugisha cyane turashimiye